Uwiteka Mana nyir'ijuru, mu izina rya Yesu turagushimye cyane kuko uduhaye umugisha wo imbere yawe. Data, tugufitiye inyota, turakunyotewe, turagukumbuye, turagushaka. Imitima yacu irashaka cyane kuza ukaba muri twe, ugahaza aho dufite inzara, ukamara inyota aho tuyifite, kandi Data ubugingo bwacu ukabuhaza ibyiza. Tugushimiye umwanya wose tumaze hano, kandi tukoretse n'uyu mwanya tugezemo Data, aho tuje gusangira nawe. Turagushima ko umukozi wawe Pst Benjamin wagiriye neza, ukamutegura akaza hano. Mana Data, mu gihe byapangwaga byashoboka ko bidakunda kuko intambara ziba ari nyinshi, ariko turagushimira kuko wamwemereye kugera hano, kandi turakwingize Mana kugira ngo ukomeze kumugira neza, kugira ngo wowe ubwawe abe ari umukoresha, abe ari umuvugisha. Ntabwo yamenya icyo dukeneye, ntabwo yamenya icyatumara inyota, ntabwo yamenya icyatumara inzara, ntabwo yamenya icyaduhembura. Buri wese afite ibyo agukeneyeho. Mana, reka umukozi wawe umukoreshe kugira ngo tubashe kuvana tubonye igisubizo ku bibazo byose bitandukanye. Ngaho Mana, mwuzuze imbaraga, mwuzuze umwuka wera, mwuzuze amavuta aturutse wawe mu ijuru. Mana, ahagarare hano ariko wowe ubwawe utubwire, aba ari ukorera muri twebwe. Urakoze rero, ngaho Mana duteze amatwi, ngwino ubwire abakobwa n'abahungu bawe mu izina rya Kristo Yesu umwami wacu. Amen. Ndagira ngo mbasabe dusome kimwe mu bice biri bwunganire iriya ntego, kiboneka muri Yakobo igice cya gatatu umurongo wa 13 kugera ku murongo wa 17. Yakobo igice cya gatatu kuva ku murongo wa 13 kugeza ku murongo wa 17. Dusome. Ninde muri mwe umunyabwenge kandi w'umuhanga, niyerekanishe ingeso nziza imirimo ye, afite ubugwaneza n'ubwenge. Ariko niba muhorana amakimbirane akaze mu mitima yanyu, mugahorana inonganya, ntimukabyiratane ngo mubeshyere ukuri. Bene ubwo bwenge sibwo bumanuka buvuye mu ijuru, ahubwo n'ubw'isi, ni ubw'inyamaswa abantu, ndetse ni ubw'abadayimoni. Kuko aho amakimbirane n'intonganya biri, ariho no kuvurugana kuri no gukora ibibi byose. Ariko ubwenge buva mu ijuru, irya mbere buraboneye kandi n'ubw'amahoro, n'ubw'ineza, bwemera kugirwa inama, bwuzuye imbabazi n'imbuto nziza, butarobanura ku butoni kandi butagira uburyarya. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Haleluya. Muzamure ibiganza dusuhuzanye. Haleluya. 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 Nejejwe n'Imana kuba muri iri teraniro kuri uyu munsi. Iteraniro twakita iry'abaririmbyi, kuko umuntu wese nk'uko Pastor Ariete yabitubwiye ari umuririmbyi. Reka nanjye rero nsaba abacuranzi bancurangire nanjye nigana abaririmbyi. Ntabwo nzi kuririmba bigiye kure, ariko reka mbigane. Sinzapfa nzabaho, nzavuga iby'Imana. Ya ntego ntabwo yahindutse. Intego turiho iboneka mu rwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye Abakorinto
igice cya 14 wa murongo wa 15, ndagira ngo muze gukomeza kuhazirikana. Hagizwe n'intego dushaka twanagabanyamo kabiri, tukavuga ngo ni ugusengesha ubwenge ariko kandi no kuririmbisha ubwenge. Ntabwo turi buze kujya kure rero y'ayo magambo. Sinzapfa nzabaho, nzavuga iby'Imana yankoreye, sinzakorwa n'isoni kuko ijuru rimbereye maso, kandi nta nubwo nzamwara kuko umwami wanjye azantabara. Sinzapfa nzabaho, nzavuga iby'Imana yankoreye, sinzakorwa n'isoni kuko umwami wanjye azantabara, kandi nta nubwo nzamwara kuko ijuru rimbereye maso. Ntacyo uzaba uzabaho, bwira umutima wawe utuze, maze uhamye nta gihunga kuko Yesu agushyigikiye. Ku manywa na nijoro ajya arinda umuhanzi amaso. Ntabwo uzapfa uzabaho, bwira umutima wawe utuze, maze uhamye nta gihunga yuko Yesu agushyigikiye. Ku manywa na nijoro ajya arinda umuhanzi amaso. Musozi biruhanya dufatanye kuzamuka, naho iyi si yahinduka ikuzimu bagaguruka, Yesu wacu adukomeyeho, tuzarindwa kugeza ubwo azasohoza icyo yatuvuzeho. Umusozi biruhanya dufatanye kuzamuka, Yesu ni uza dukomeza kugeza kumeruka, azaduha imbaraga dusorezwa isezerano. Haleluya. Nshatse gukora samari cyane kuko nzi neza ko dufite umwanya uhagije wo kuganira ijambo ry'Imana, ariko nashakaga kubabwira amagambo abiri yonyine. Icya mbere, nubwo isi yahinduka, haleluya, ikuzimu nabo bagahaguruka, ariko Yesu wacu adukomeyeho, tuzarindwa kugeza ubwo azasohoza icyo yatuvugiyeho. Akandi kantu k'ingenzi, abantu basenga nibashikame bambara imbaraga. Haleluya. Abantu basenga nibashikame bambara imbaraga, kuko Imana ntabwo yapfa kubarekura gutyo gusa. Intego yacu nagabanyijemo ibice bibiri, iravuga ngo ni ugusengesha ubwenge ariko kandi no kuririmbisha ubwenge, kugira ngo tuze kurushaho gusobanukirwa iyi ntego, cyangwa se navuga ngo izi ntego, turaza kwifashisha ibindi bice. Turaza kwifashisha urwandiko rwa mbere rwa Yohana, igice cyaho cya 5, umurongo wa 18 turageza wa 21, ariko kandi turaza no kwiyongeza ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana, igice cya 4,
umurongo wa 23 kugeza 24. Si ngombwa ko tuza kuhasoma, ariko ndifuza ko twaza kuganira kuri ijambo ry'Imana tugasobanukirwa. Gusengesha ubwenge. Ubundi gusengesha ubwenge bivuze iki? Mbere yo kwibaza n'iki kibazo, ahubwo nabanza nkibaza ngo ubundi gusenga ubwabyo ni iki? Ese gusenga ni ukwiyiriza ubusa? Ni ukujya mu rusengero se? Ni ukwatuza amagambo akanwa se? Ni ukubivugira mu mutima se nka Hana? Gusenga ni iki? Gusenga ni gute? Iyo ugerageje gushaka ubusobanuro bw'ijambo gusenga, bakwereka ko gusenga igisobanuro cyabyo kigizwe n'amagambo 5, ariko kandi bukaba n'uburyo 5 butandukanye bwo gusenga. Hari ugusenga byo kwisabira. Petition. Ubwo ni uburyo bwo gusenga. Ntekereza ko n'abantu benshi iyo barije mu rusengero nicyo bakunda kwita gusenga, kwisabira. Hari ugusenga ko gusabira abandi, intercession, gusabira abandi. Hari ugusenga ko kuramya Imana, adoration, kuramya Imana. Hari no gusenga ko kwihana, confession. Ariko kandi hakaba no gusenga ko gushima Imana, thanksgiving. Ubwo ni amagambo 5 tubonye. Ibi byose ko ari ugusenga, ubundi mu by'ukuri gusenga nyakuri ni ukuhe? Hari umuntu wasenze yisabira ngo akawunga kashize n'ibindi n'ibibazo afite. Hari umuntu wasabiye abandi. Hari umuntu waramije Imana. Hari umuntu wihannye. Hari n'umuntu washimye Imana, bose basenze. Ariko si ubundi gusenga nyakuri ni ukuhe? Iyo dusomye muri uru rwandiko rwa mbere rwa Yohana igice cya 5, wa murongo wa 18, wese wabyawe n'Imana adakora ibyaha, ahubwo umwana w'Imana yabyaye amurinda kandi wa mubi ntamukoraho. Umuntu wabyawe n'Imana arindwa n'Imana, na Satani ubwayo ntabwo yamushobora. Turimo turashaka gusenga bose kugira ngo dusobanure byose. Gusenga ni iki? Bambwiye ko ari icyumweru natangiye amahugurwa y'abaririmbyi. Natwe turaza kugenda mu buryo bwo gushaka gusobanukirwa cyane. Umurongo waho wa 19, tuzi ko turi abana ngo tumenye iy'ukuri kandi turi mu y'ukuri, kuko turi mu mwana wa Yesu Kristo. Iyo niyo mana y'ukuri n'ubugingo buhoraho. Bana bato, mwirinde ibishushanyo bisenga. Yohana we arasobanura gusenga no kureka icyaha ndetse no kukirinda. Kureka icyaha ndetse no kukirinda. Akongera agasobanura ko uyu muntu usenga Imana akwiye kuba yizera umwana wawe, kugira ngo aze kugera ko gusenga mu kuri, mu mwuka, ariko no mu bwenge. Kwizera umwami Yesu Kristo kugira inyungu zitandukanye yagaragaje hano zigera muri 4. Icya mbere aragaragaza kuri uyu murongo wa 20 ko mu kumwizera habamo guhabwa ubwenge. Ubwenge twabuboneye muri Kristo Yesu. Ahangaha hari umurongo w'ikimenwa bose
Yobu 28:28 nta muntu utahazi ahari. Umuntu wese winjiye mu rusengero azi neza ko kubaha Imana ari bwo bwenge no kuva mu byaha ariko kujijuka. Umwanditsi wa Zaburi yongera kubigarukaho cyane akavuga ngo noneho Mana ya 90:12 ngo twigishe kubara iminsi yacu uburyo dutunga imitima y'ubwenge. Kwizera Yesu rero bituma umuntu ahabwa ubwenge. Ubwenge bw'Imana buri muri Yesu. Ikindi, kwizera Yesu bituma umuntu amenya ukuri. Birasobanutse ngo kuko ngo iyo twizeye Yesu tuba turi mu y'ukuri kuko turi mu ukuri. Tumenya y'ukuri kuko turi mu y'ukuri. Bishaka kuvuga iki? Tumenya Imana kuko turi muri Yesu. Yesu niyo kuri. Aravuga ngo dore ninjye nzira, ukuri n'ubugingo. Ukuri rero ni Yesu. Kumwizera bituma umuntu arushaho kumusobanukirwa. Ikindi, kumwizera biduha kuba muri we. Kuba muri Yesu bivuze iki? Bivuze kugira kamere, kugira akamero, kugira ishusho. Ibyo byose bivuze ntibifatika, ahubwo tubivuge mu buryo bufatika. Bivuga gukora umuntu yigana, aharanira buri munsi gusa na Yesu. Bivuze ngo waba uri indyarya unatubeshya uramutse utubwira ko wamwizeye ariko ugakora ibitandukanye n'ibyo ashima n'ibyo ashaka. Ikindi, nuko kumwizera biduhesha guhabwa ubugingo buhoraho. Haleluya. Izo nizo nyungu enye zo kwizera Yesu. Ariko kandi arongera akatubwira Yohana kuri uyu murongo 21 ngo bana bato mwirinde ibishushanyo byose bisengwa. Ibishushanyo byose bisengwa, ndabizi neza ko bahora babisobanura buri munsi, bakababwira ati ikintu cyose umuntu afashe akagishyira imbere, kuko duhora tuvuga ngo mbere na mbere Imana, icyo kintu yigishyize imbere kiba kibaye ikigirwamana. Ariko ngenda ndashaka ko hano kuvuga ibishushanyo bisengwa, kuko ntabwo batubwiye ibigirwamana, batubwiye ibishushanyo bisengwa. Icya mbere, kujya mu bapfumu. Umuntu ujya mu bapfumu yisanisha neza, ndetse aba agiye gushaka icyo twakaboneye mu nzu y'Imana. Ubundi umwuka wera agira umumaro wo kuduhana ni byinshi cyane, kuduhugura n'ibindi byinshi cyane, no kuduhumuriza. Ariko kandi agira n'undi mumaro nshaka kuvuga jye, wo kutumenyesha amakuru, ngo yenda ku bya data akabitumenyesha. Haleluya. Abantu rero ndaza kugarukaho mu kanya, bajya babifata bakabivangavanga. Umuntu akaba mu rusengero ariko kandi n'abapfumu ntabareke. Ubwo bwenge, ndetse mu banyarwanda, mu kinyarwanda gisanzwe, iyo urugero umwana yarwaye ukajya kwibariza umuntu wizera izo mana, ibigirwamana, wizera mu bapfumu, arakubwira ngo wamupfuwe jya umenya ubwenge, jye kubaza. Ndetse hari n'ikintu gitangaza, hari n'igihe usanga umuntu ukugiriye iyo nama ari n'umuntu musanganwe mu murimo w'Imana, akakubwira ngo nubwo dusenga ariko ntukabe n'ikigoryi, ntukabe umupfu, ujya kwibariza. Mu gice bamaze kudusomera kiratubwira ngo mene ubwo bwenge, nabwo n'ubwenge, sibyo? Sibyo? Ngo nubwo inyamaswa abantu, ndaza kubigarukaho cyane mbitindeho gato.
ngo n'ubw'isi, ngo ariko kandi ni n'ubw'abadayimoni. Ntabwo ubwo bwenge buva ku Mana. Turi ku ijambo rivuga ngo gusengesha ubwenge. Uyu munsi hari ikindi cyorezo cyateye, nge nkisi icyorezo, kuko ngishyize muri za kategori zitwa iz'ibigirwamana, bisa na bya bindi mvuze by'abapfumu. Uyu munsi nayoboye mu Mutara, noneho ndi mu Mutara habaga urusengero nasanze urusengero habamo icyumba cyo kuwa gatanu ariko kirindi itorero. Noneho uwakiyoboraga arambwira ngo ntukabe umupfu. Umunsi umwe twaganiriye ati ntukabe umupfu, ngo ubunyarukiye gato mu Bugande ngo waza ubakoraho rikaka. Natunguwe no gusanga umwuka yita umwuka w'Imana umurimo ari umwuka w'abarangi. Nitwa Hategekimana Benjamin, ndi umushumba mu itorero Pst mu Rwanda, nyobora paruwasi ya Bibungo, paruwasi irerwa ya Birubungo. Kuri paruwasi yacu mu irembo ryaryo aho dusohokera haba umurangi, ngo akazi ke ngo ni ukuvura ngo abarwayi. Usanga rimwe na rimwe hari n'igihe batorongera bakaza mu rusengero abo barwayi. Nigize nagira experience ntoya kuri icyo, aho nari ndi mu Mutara ndimo turi mu masengesho, umuntu araza arambwira ati rwose pastor njye ngiye gupfa. Nisuzize iki? Ati wa mukozi w'Imana yansengeye ngo yarambwiye ngo nzagende nitwaje nk'intebe 6, ngo none narazibuze, ngo ariko ubu ngiye gupfa. Nise wari urwaye iki? Ati nagiye rwose ngo numva ngo icyo gihe ngo ndwaye umugongo, ngo ariko noneho kuva najyayo ngo ubu ndwaye umutwe udakira, ngo sinyisinzira mperuka ibitotsi cyagiye. Ni none se wakize iki ubwo? Murumva yakize umugongo, atwara umutwe, abura n'ibitotsi. Ntabwo nshaka kuza gutinda ku barangi, ariko ndashaka kuvuga indi experience ntoya, urundi rugero. Turi Kabarondo, ndashaka kubabwira ko abantu bo mu nzu y'Imana nabo bajya bayoba, ngo bana bato mwirinde ibishushanyo bisengwa. Umukuru w'itorero yarahagurutse, iwacu niho dutuye, ngo umwana we yarwaye amujyana kumuvuza, amujyana muri babarangi, ngo amugezeyo uwagiye urwaye mu nda agaruka yabaye umusazi. Ndabaza ngo yakize iki? Agarutse kubera ko yari umukuru w'itorero, rero itorero ritari gushyira ku ruhande, aravuga ati murandenganya rwose, murampohotera. Ati ndimo ndigerageza. Abakristo b'uyu munsi rero rimwe na rimwe bateza ikibazo kuko bajya bashaka kwirwanirira, kwigerageza. Imana ikaba nkaho ngo kandi ubwo ngubwo ngo nibwo basenze, nibwo bamenye ubwenge. Abantu uwo mukozi nari ngiye kuvuga niba ari uw'Imana nimumbaze, uwo mu Mutara ntabwo nzi izina mwita. Uwo mukozi se uwo ntazi, aho yari arimo arandangira ngo njye kugura impano cyangwa se njye gucisha impano ngo ubundi nze nkora umurimo w'Imana, hari ubwo ntari kuba ndi gukorera iyihe? Ibyo nabyo ni ugusenga. Reka mbabwire rero gusengesha ubwenge icyo ari cyo. Gusengesha ubwenge ni ukugusenga kubaha Imana. Haleluya. Ariko kandi ni ugusenga kudasigana n'imirimo. Rimwe na rimwe abantu bajya basenga Imana mu bujiji. Uyu munsi akaba mu cyumba cy'inaka, ejo mu cyumba cy'inaka, ejo bundi mu cy'inaka, ejo bundi kanyarira,
ejo bundi kinyamakara, ejo bundi kizabonwa n'ahandi henshi, akaba ari byo ahoramo buri munsi, akaba arimo arasengera ngo Imana imuhe amafaranga. Ayo mafaranga nuyabona uzaze nkubagire ikimasa, kuko Imana iduhera umugisha mu byo dukora. Gusenga bitanga imbaraga zo kwirukana abadayimoni. Gusenga bituma umuntu ahishurirwa ariko ntibyahaduha kashi. Gusenga n'ubwenge rero, ni ugusenga Imana tukayizera ariko tukanakora. Yohana yandika ubutumwa bwiza igice cya 4 yasubiyemo ibyo Yesu yavuze ku murongo wa 23 na 24. Aravuga ngo igihe kirageze kandi kirasohoye ngo abasenga Imana bayisenge mu kuri no mu mwuka. Haleluya! Gusenga Imana mu kuri no mu mwuka nibyo koko twuzura umwuka wera, ariko kandi ntitube n'indyarya. Reka mbabwire ukuntu abantu bajya basenga Imana ari indyarya. Muzi ko umuntu musengana mukajya muhura mukanahorana mukanya, wenda nuko covid yaje akagira utuntu ikuraho ariko umuntu akaguhobera akakubwira ngo amahoro ya Yesu Kristo kandi agutunze inkota mu gituza, akakubwira ngo Yesu ashimwe ariko imbere ashira. Gusenga Imana mu kuri no mu mwuka. Gatatu nyarukiye ku kuririmbana cyangwa se kuririmbisha ubwenge. Pawulo aravuga ngo nzaririmba ariko kandi nzaririmbisha n'ubwenge. Ibyo byo bivuze iki? Kugira ngo dusobanukirwe iki gice kivuga kuririmbisha ubwenge, ndabasaba kwibuka igice bamaze kudusomera cyo muri Yakobo igice cya 3 umurongo wa 13 kugeza 17. Hatubwiye ngo ninde ufite ubwenge kandi w'umuhanga ngo nabyerekanishe ingeso nziza, imirimo myiza. Ubusanzwe abaririmbyi muraho neza? Yesu ashimwe. Baririmbyi, abaririmbyi ni abahanuzi bahanurira icyarimwe. Mwumvishe icyo muri cyo? Abaririmbyi ni abahanuzi bahanurira icyarimwe. Icyo ni kimwe. Ariko kandi abaririmbyi ni abakeba ba Satani. Mwari mubizi se? Murabona ukuntu umugore ishyari murarizi? Ni igihe umugabo yashatse abagore barenze umwe bakaba babiri, umwe aba ari umugore w'ishyari. Rero abaririmbyi ni abakeba ba Satani. Icyatumye Satani arakarira umuntu agateza n'inkundura mu ijuru nta kindi. Satani muzisomere Ezekiyeli 28 cyane 11, ariko ntabwo twasoma. Satani yaremwe mu buryo bw'igitangaza kandi aremerwa kugira ngo ajye ahimbaza Imana. Uwo ni wo wari umurimo we, wari wo guhimbaza Imana akanezeza Imana. Ikibazo cya mbere cyavutse nuko Imana yamuzaniyeho umukeba, ngo irangije ngire mu muntu ngo ase nayo, ngo kandi ngo agire ubwiza nk'ubw'Imana, ngo ariko kandi ngo aremerwe kugira ngo ajye ahimbaza Imana, ngo ayibere umunezero. Satani avuga ati ibyo ntabwo bizashoboka. Satani yanga abaririmbyi, ubikunde cyangwa se ubyange, ubikore bigura intege birakureba, ariko uzirikane ko Satani akwanga. Uri mukeba wa Satani. Ntabwo byaba ari ikintu cyoroshye kubona korari ifite amahoro. Reka twumve rya jambo ukuntu rivuga. Kubera ko Satani yanga abaririmbyi
kubera ko kandi abaririmbyi nimutekereze ko umuntu Imana yaremye se hari korari yari yabayeho, hariyo muzira kwa Adamu na Eva yari korari. Umuntu wese Imana yaremye kugira ngo ahimbaze Imana, ariko by'umwihariko umuryango w'abaririmbyi kugira ngo Satani awuce intege cyangwa se awurimbure, ajya akora ibi bintu bikurikira. Ajya abaha ubwenge, ariko ubwenge butavuye ku Mana, ahubwo ubwenge buvuye kuri Satani. Dore icya mbere, Yohana, turi muri Yakobo cya gice cyaho cya 3 umurongo wa 13 kugeza 17. Ni uguhorana amakimbirane akaze yo mu mutima. Abantu bakaba baririmbana, bagirana amasengesho ya korari, bagirana na bya bindi byose no gufashanya n'ibindi byinshi cyane bibera muri korari, ariko umuntu afitiye urwango rukaze mugenzi we, ahorana amakimbirane akaze mu mutima we. Hakaba n'abantu Satani disi yihereye impano zo kurema amakimbirane no kurema inkuru zitariho kandi zikabaho kugira ngo abantu bakomane. Iyo mpano Satani ajya yiha abaririmbyi. Indi mpano ya kabiri Satani ajya aha abaririmbyi ni uguhorana intonganya. Umuntu ukagira ngo baramuguterereje cyangwa se baramugutumye, agahora ashihurana muri korari, wumva nta kiza. Ubundi abahanuzi ni akanwa k'Imana, haleluya, sikakabaye akanwa k'Imana. Ariko umuntu agahora ashihurana, yahagarara imbere y'abantu agahagarara no kubashihura gusa. Kandi ngo ijambo ryose ngiro ryiza ngo ni mugenzi w'Imana. N'Imana iratubwira ngo mubwire abantu iby'ururutsa, ukava mu rugo, ukava mu kazi, boss yaguserereje, yagututse, wajya no muri korari bakakwakiriza. Intego za Satani ni ukugira ngo asenye. Indi mpano Satani atanga ni ubwirasi, ubwibone cyangwa se kwishyira hejuru. Ati birangiyewe ntagiye muri korari, iriya korari ningi yigize, ningi ihagazeho. Ati birantarimo. Iyi mpano yo rero ihuye neza na karite ya Satani yuzuye. Kuko ikintu cyatumye Satani amanurwa mu ijuru nuko yishyize hejuru. Iyi mpano rero Satani akunda kuyiha abaririmbyi cyane. Indi mpano ajya abaha ni ukubasukamo imivurungano, akabaremamo ibice, akabaremamo amacakubiri. Ibyo kintu Satani agikora neza, by'umwihariko yageze muri korari. Ikindi cya gatanu ni ukubasukamo umwuka witwa uw'ibyaha. Ariko ngo Bibiliya yavuze ngo ibyaha byose, ugasanga ni umuramyi, ni umutambyi, ariko ni umusambanyi, ni n'umuhehesi, ni n'umurozi, ni n'umujura, ni n'umusinzi, kugira ngo bwa buhamya bwa benshi bupfe kabone n'ubwo yaba ari umuntu umwe. Nimujya guhagarara hari imbere, n'ubwo yaba ari umwe bazavuga ati ni korari ya baba. Ibyo Satani abikora neza kandi abikorana umwete. Ntago mvuze iby'inzangano n'ibindi. Hari amahano aherutse kuba, ndetse aba no mu itorero ryacu muri Presbyteri ya Zinga, paruwasi ya Rukira, mushobora kuba mwaranabyumvise. Umudiyakoni yari umuririmbyi, avana kurepeta muri repetisiyo, basenze, amasengesho ararangiye, abantu bakoze repetisiyo irarangiye, arangije ngo mperekeza, ngo tujyane ngo ku kiraro njye guha ng'inka ubwatsi. Umudiyakoni muzima aragenda, bageze kuri cya kiraro amwasa ifuni amutsindaho. Aba babiri basengeje umunsi wose, repetisiyo bakoze yari iki? Wabikoze umudiyakoni mu itorero, mu muririmbyi. Ndashaka kubabwira ngo Satani akazi ke agakora neza. Iyo twahagaye Pawulo aravuga ngo nzaririmba, nibasimbuka nsimbuke,
nzaririmbisha ubwenge. Kiriya gice twasomye basomeye muri Yakobo, ariko kirongera kikatubwira karite z'ubwenge buva ku Mana. Haleluya. Ati ubwo bwenge buva ku Mana karite zabwo bw'isi uko ari umunani. Icya mbere buraboneye. Ikintu kitaboneye iyo byaje mu buryo bw'urugo w'Imana kiba kiyoberanye. Sinshaka kubabwira ngo cyaboneye kuko nawe uzi ko byabwe ntabwo wakwemera kuza, ahubwo kiriyoberanye, kikaba cyasa nk'ikiboneye nyamara kitaboneye. Ariko ubwenge buva ku Mana, icya mbere buraboneye, butanga gukiranuka, bwuzuye gukiranuka, tubivuge mu mvugo ya gikristo. Icya kabiri ni ubw'amahoro. Nubona mu gitwariro cyawe cyangwa se mu bwenge bwawe huzuyemo imishiha n'imivurungano, uzatokesha uwo mwuka ububwire ngo ceceka, havuga Imana mu buzima bwanjye. Kuko ubwenge buva ku Mana ni ubw'amahoro. Ikindi ni ubw'ineza. Ubwo bintu baragenda biburizamo ya mishiha, kwa gushihurana, za nzangano n'ibindi. Ikindi gikomeye ngo bwemera kugirwa inama. Ubundi ikintu gikomera, Bibiri bivuga neza, iyo unasomye no mu gitabo, no muri Yesaya, no muri cya gice cya mbere cyangwa se cya kabiri, bigakomeza kugeza ku gice cya 5, bakubwira uburyo ngo abakobwa ngo b'i Yerusalemu ngo bashingaga amazozi. Ntabwo ari ukuyahagarika ngo nkurusha izosi cyangwa oya, ahubwo bari abanyagasuzuguro gakomeye, ntibumviraga. Ariko ubwenge buva ku Mana bwemera kugirwa inama. Ikindi, nyuma y'izo nama ubu bwenge bwuzuye imbabazi. Niba habayeho na za ntambara, kuko ngo hari abantu ngo ntihabura ngo urunturuntu, nyuma y'izo ntambara, nyuma yo kugirirwa inama, ngo kubabarira biza imbere. Ariko hari umuntu mwagirana amakimbirane akaba y'ibihe byose n'abazagukomokaho, ariko ubu bwenge bwuzuye imbabazi, bwera imbuto nziza, ariko kandi ntibunarobanura ku butoni. Muri korari ho nagiye mbonamo, nabaye mu maparuwasi, maze guca mu maparuwasi 5 mu gihe gito yamaze mu murimo. Rero ngenza utuntu twinshi cyane tw'ahantu hatandukanye. Bumwe mu butoni nabonye bukunda kuba mu makorari, akenshi bukunze kuba ari kashi. Bigora perezida kwitwara ukuntu cyangwa se guhagarika umuntu kuri kashi. Iyo afite kashi biramugora, kuko hari igihe bivuga rimwe na rimwe umuntu agakora n'ibibi, ariko mukaburaho muca. Ariko ngo ubu bwenge ntiburobanura ku butoni. Ikindi kandi ari nacyo cya nyuma, ngo ni ubwenge butagira uburyarya. Haleluya. Ntabwo ari rwa rurimi ruvuga ngo ndagukunda, ariko mu kanya rukavuga ngo ndakwanga. Si rwa rundi rwikiriza ibintu ariko umunwa, mu mutima tuzi neza ko tutazabikora. Ati rero kuri uyu wa Gatatu tuzagira amasengesho y'abaririmbyi. Ati yego rwose tuzabikora, ariko nzi neza ko ntazabikora. Ntago rugira ubu bwenge, ntago bugira uburyarya ubwo ari bwo bwose. Ngana ku musozo,
Yakobo igice cya mbere ntabwo ndi buyasobanureho, ni inama. Yaranditse uyu murongo wa 5 kugeza uwa 8, aravuga ati: ariko niba hariho umuntu muri mwe ubuze ubwenge, abusaba Imana iha abantu bose itimana itishama, kandi azabuhabwa. Ariko rero asabe yizeye, ari ntacyo ashidikanya, kuko ushidikanya ameze nk'umuraba wo mu nyanja ujyanwa n'umuyaga ushushubikanywa. Umva igikomeye: umeze atyo ye kwibwira ko azagira icyo ahabwa n'umwami Imana, kuko umuntu w'imitima ibiri anamuka mu nzira ze zose. Haba gusengesha ubwenge, haba kuririmbisha ubwenge, dukeneye kubisaba Imana mu gihe twabibuze. Niba tubifite koko ni amen. Ariko mu gihe twabibuze hakaza bya bindi namaze kubabwira, birimo guhorana amakimbirane akaze, birimo guhorana intonganya, ubwibone, ubwirasi, cyangwa se kwishyira hejuru, imivurungano no gukora ibyaha bitandukanye, ngo uyu muntu nabisaba Imana ariko abisaba adafite imitima ibiri. Ngo kuko umuntu w'imitima ibiri ni nacyo kintu kigaragaza ko abakristo, ibintu by'ubukristo twebwe turabikerense. Akenshi tubikora dukina, tubikora ari nk'umuhango. Abantu barihana, kandi no kugira ngo wakire Yesu warihana, ariko n'uyu munsi uracyakora ibyaha. Yego koko Yesu yatuboneye mu maraso ye, atubona nk'abakiranutsi, ariko kandi Yohana yatubwiye ngo umuntu wizeye umwami Yesu ntabwo agikora ibyaha, yapfuye ku byaha. Impamvu tubikiniramo sinyizi, niba ari ukubera ko hari tuba tuvuga ati n'ejo bundi nzongera nihane, n'ejo bundi nzongera nihane, n'ejo bundi nzongera, ntabwo mbizi. Ariko Imana ijya idushoboza ngo urwane intambara nziza, Kristo niwe mbaraga zawe. Haleluya. Urwane intambara nziza. Ngo niba hari ubuze ubwenge abusabe, ariko abusabe yizeye, adafite imitima ibiri. Nigize natangara, ntangajwe n'imibarire n'imitekerereze ya bamwe mu bakristo. Iyo hari icyumba gikomeye, rimwe na rimwe hakoramo na za mpano twita iz'uburondozi n'izindi, ntungurwa no kubona abantu batinya abantu kuruta uko batinya Imana. Ati sha, kuwa gatatu tuzajya gusenga, ati batazamvumbura, nanjye nzatangira kwihana kuwa kabiri. Ubwo guhera kuwa kane nsubire mu byanjye, nzongere kuwa kabiri kwihana. Ibyo bintu ati oya, ngo ntabwo, ngo nakorera iki kintu ahantu bareba, perezida atazambona, nakatazambona na nakatazambona. Twari dukwiye gutinya Imana kuruta gutinya abantu. Uko niko gusenga kwiza. Ubwo nibwo bwenge nyakuri bwo gutinya Imana. Reka dusenge, ariko umuntu ubuze ubwenge abusabe, ariko kandi abusabe yizeye. Nzaririmbisha ubwenge, nzasengesha ubwenge. Dusenge dukora, ariko kandi twizere Imana ishoboye byose. Reka dusenge. Turagushimiye Imana nziza, tugushimiye ijambo ryawe rinyuze mu matwi yacu kuri uyu mugoroba.
ni ijambo ritwibutsa yuko tudakwiriye kuba indyarya. Ijambo ritwibutsa yuko dukwiye kukwizera by'ukuri. Ijambo ritwibutsa yuko dukwiriye kuguhimbarisha iminwa yacu, ariko kandi imitima yacu, imirimo yacu, kamere zacu nazo zidasigaye. Turagusabye Mana kugira ngo utwongerere ubwenge. Ubwenge nyakuri tubonye ko tubuhabwa na Yesu. Nicyo gituma Yesu tukwinginga kugira ngo wongere winjire mu bugingo bwacu, twongere tukubone bundi bushya. Uduhindure bashya muri Kristo Yesu. Imbuto zacu zimenyekanishe yuko twakwizeye koko, kandi n'imirimo yacu, abatwumva, abatubona, ibyo byose bihamye yuko twakwizeye. Ibyo byose bihamye ko ari wowe turirimbira. Imibanire yacu ihamye yuko turimo turarwana ishyaka ry'ubwami bwawe Mana mu isi. Ibyo byose tubigusabye twizeye ko ubiduhera ubuntu, mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo, amen.